nongeye kugusuhuza wongeye guhitamo neza ukurikirana Roni magazine. Nshimira cyane by'umwihariko wowe wakanze subscribe, nawe utarayikandaho wayikandaho aka kanya kugira ngo ibiganiro byacu ukomeze kuryoherwa nabyo umunsi ku munsi. Baca umugani mu kinyarwanda ngo ifu nibagara ubucuti ni akarenge. Ifu nibagara ubucuti ni akarenge bishatse kuvuga yuko ubucuti bw'abantu, imibanire y'abantu akenshi bigendera ku buryo abantu basurana, kuko abantu murasurana mukamenyana, ukagera mu rugo rw'akanaka ukavuga uti ibintu bimeze bite. Akenshi iyo ugeze mu rugo rw'umuntu rero uravuga uti urugo rw'akanaka ni urusirimu, cyangwa se urugo rw'akanaka rusobanutse, hari ibintu ugenderaho. Ibyo bintu rero ni ibiki? Uyu munsi ntabwo nje kukubwira ngo ingo nabonye zisobanutse ni izi ngizi, cyangwa se ngo abamaze kumbwira ko urugo mbamo rusobanutse cyangwa se ari urusirimu ni benshi sinshobora kubabara. Ariko uyu munsi ndagira ngo tuvuge ku bintu 5 ushobora kugera mu rugo rw'umuntu wabona ntabwo bigenda kabisa, akavuga uti uru rugo nta kigenda, ntabwo rusobanutse, cyangwa se ukaba watera aje ukavuga uti kabisa uru rugo rurasobanutse. Iki kiganiro cyitwa Burahure, njye ukigutegurira nkanakikugezaho nitwa Roni Kenko Romwari, niyo gisubizo. Duhereye ku mwanya wa 5 rero, ku mwanya wa 5 tuhasanga igikari. Hari n'ingo usanga kabisa zidafite igikari. Igikari rero kiri mu bintu bigaragaza urugo rw'umuntu usobanutse, ahantu ushobora kugenda akikinga, akaruhuka, akicara, agafata akantu k'akayaga nta bintu bimuderanja. Ari nayo mpamvu kabisa niba ujya mu rugo rw'umuntu igikari ukakivogera, ntabwo uba ufite discipline ihagije. Ni ukuvuga ngo igikari cy'umuntu ni ahantu ugomba kubaha, ukahagera ubanje kwaka uburenganzira cyangwa se kuvunyisha, kugira ngo udasanga yibereye mu bintu byo kuruhuka cyangwa se kuruhura ubwonko, ukaba wamuderanje. Igikari rero nicyo kiza ku mwanya wa 5 mu bintu biranga urugo rusobanutse cyangwa se urugo rw'urusirimu. Amasaha 24 agize umunsi, hari ahantu tumara amasaha menshi cyane, ahantu kabisa umara igihe kinini kurusha ahandi mu masaha agize umunsi. Aho hantu nta handi rero ni mu byumba byo kuryamamo, ku buriri. Niyo mpamvu aha hantu haza ku mwanya wa 4 mu bintu bigaragaza urugo rw'urusirimu. Uburyo ibyumba byo kuryamamo bimeze, uburyo bisobanutse nyine bisirimutse, uburyo bisa neza, isuku yaho, uburyo hafite gahunda. Hari ibintu bita shabi, aho usanga ahantu hafite akavuyo, urukweto ruri mu myenda, ugasanga isogisi riri mu mufuka w'ipantaro, ugasanga ikiringiti kiri munsi y'igitanda, ugasanga mbese ibintu nta gahunda. Urugo rw'urusirimu rero ku mwanya wa 4, uburyo ibyumba byo kuryamamo by'urwo rugo bimeze, nabyo bigaragaza cyane uburyo urwo rugo rusobanutse cyangwa se ari urugo rw'urusirimu. Akayira kagiye aha hantu karamutse gasibanganye, ibibazo byavuka byaba ari ibibazo bikomeye cyane. Aho hantu haza ku mwanya wa 3 rero nta handi ni mu gikoni. Igikoni aho ibiryo bitegurirwa, aho amafunguro, ibyo kunywa byinshi bigenda bitunganirizwa, niho hantu haza kuri uyu mwanya wa 3 mu bintu biranga urugo rusobanutse cyangwa se urugo rw'urusirimu. Nugera ahantu rero ugasanga igikoni kimeze sawa, ukavuga kabisa uti abantu bafite igikoni cyiza, uzababwire uti kabisa urugo rwanyu rurasobanutse, muri abantu b'abasirimu cyane. Umuntu wese kabisa ugusuye, aha niho hantu wihutira kumwereka, cyangwa se akaba ariho hantu wihutira kumwicaza. Aho hantu nta handi rero haza ku mwanya wa 2, ni muri salo cyangwa se uruganiriro. Ni ahantu hagomba kuba hasirimutse, ku buryo umuntu gusura kabisa ukamwicaza ahantu uvuga uti aha hantu nta soni hanteye, nta kibazo. Kuba wagira salo isobanutse rero ntabwo bivuze ngo ushyiremo za ntebe zirenze cyangwa se ibintu by'utubati bikabije. Niyo waba ufite udutebe twawe 2 tw'udusonga bugari cyangwa se ufite intebe za kinyarwanda, chaise, ukazishyiramo neza ahantu hafite isuku, hameze neza, hasobanutse, kabisa salo yawe iba isobanutse kandi urugo rwawe ruba
ari urugo rw'urusirimu. Umuntu rero nusanga afite salo nziza uzamubwira uti kabisa uri umuntu w'umusirimu, urugo rwawe rurasobanutse cyane. Ku mwanya wa mbere rero mu bintu bigaragaza urugo rw'urusirimu tuhasanga ubwiherero ndetse n'ubwogero. Ubwiherero n'ubwogero rero ni ahantu hambere hagaragaza umuntu w'umusirimu. Iyo ukeneye kuhajya kabisa ntibikunde, nta mutekano ugira kuko umutekano wawe uri mu kangaratete. Niba rero nawe utarakosora ubwiherero bwawe bufite ikibazo cyangwa se ubwogero ku buryo umuntu agusura yavuga ati nkeneye kujya ku bwiherero bikaba ikibazo, ukagira isoni ryo kumwereka ubwiherero bwawe, aho haba harimo ikibazo cyane. Ndetse unafite salo nziza ukagira ibindi byose byiza twavuze haruguru, ariko ukaba nta bwiherero busobanutse ufite kabisa, urugo rwawe ntabwo ruba ari urusirimu, ntabwo ruba rusobanutse. Ibi rero twavuze kuri uru rutonde 5 ntabwo ari byo biranga urugo rw'urusirimu byonyine. Nawe warebye iyi video hari ibindi ushobora kuba uzi, ibyo rero bishyira hasi muri comment kugira ngo n'abandi nabo bakurikiye iyi video babashe kubona ibyo nawe uzi, ubisangiza abantu benshi bagiye batandukanye. Ndagushimira rero wabanye nanjye muri iki kiganiro. Niba utarakora subscribe uyikoreye aka kanya kugira ngo dukomeze kugendana neza. Niba kandi utarakora like kuri iyi video yikande kugira ngo ibintu bikomeze kugenda birushaho kuba sawa. Nitwa Romwari, niyo gisubizo Ronike ngo iki kiganiro cyitwa Burahure, ugikurikiranira kuri Roni Magazine. Ndabakunda cyane, naho mu kiganiro cy'ubutaha. Ciao.